Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amazina nitwa Mutuyemungu Jean Pierre, mbifurije umugisha w'Imana. Nkabanje gusangira namwe ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, ari ryo funguro ryiza ridutungira ubugingo kandi rigahindura n'amateka y'ubuzima bwacu. Ndakwibutsa ko ijambo ry'Imana ari ryo yakoresheje irema ijuru n'isi, niho habitse imbaraga zayo, niho hari ubuzima bwose. Hanyuma nuryizera urabona ubwiza bw'Imana. Imana iguha umugisha. Reka iryo none ry'uyu munsi turisome muri Zaburi ya 34 umurongo wa 18 n'umurongo wa 19. Haranditse ngo abakiranutsi baratatse, Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Amen. Reka nongeraho ni Zaburi ya 20 kandi. Zaburi ya 20 iranditse iravuga ngo Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago, izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru, ikoherereze gutabarwa kuva aheraho urusengero, iguha imbaraga z'iva i Siyoni, yibuka amaturo yawe yose, yemere igitambo cyawe cyokeje. Amen. Ngo ndetse iguhe icyo umutima wawe wisaba cyose. Iyi ndirimbo ya Zaburi ni ishimwe rikomeye cyane kandi ni isengesho tugiye gusengana. Dawidi ayiririmba yayiririmbye amaze kurokorwa urupfu rukomeye, Imana imukuye mu maboko akomeye. Nuza gusoma igitabo cya mbere cya Samweli mu bice 21 aho niho uzasanga ayo makuru. Ubwo Dawidi yahungaga Sawuli umunyamasezerano, arahunga, ahunga umwanzi umubereye mu mugisha we. Ibyo bijya bibaho ngo aramuhunga cyane kugeza ubwo yisanze ageze mu Bafilisitiya kandi ari bo banzi be. Ngo bamubonye bakoma amashyi, abagore bavuza impundu, abagabo bavuza induru, ibyivugo barabyivuga, ngo baravuga ngo dore wa wundi watwiciye intwari yitwa Goliyati. Birumvikana ko kuri Dawidi rwari urupfu, hanyuma ku Bafilisitiya byari ibyishimo. Uko niko bijya bigenda, impundu zikavuga. Niko biri n'uyu munsi. Abadayimoni bashobora kuba barimo bivuga, abanzi bawe barimo bakoma amashyi bavuga ngo awa, icyo twamushakagaho kirabonetse, noneho ntabwo azarokoka. Ni nako bavuze kuri Paul, baravuga ngo idacu rwa kibera ntimukundira kubaho, ngo ariko icyo gikururuka agikunkumurira mu muriro. Haleluya. Ndashimira Imana ko bajya bavuza impundu, ariko sibo bafite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Ndakwibutsa ko
gucishwa bugufi no kugera kure kw'abakiranutsi ntabwo bivuze ko birangiye. Iyo biba birangiye na Yesu biba byararangiye, kuko ubwo Satani yamutegaga ikindi gihe akamubambisha ku musaraba, igihe yabambwaga, igihe yakubitwaga, igihe yikoreraga umusaraba, igihe yapfaga, Satani yari azi ko burya ibya Yesu birangiye. Ntabwo yari azi ko ubuzima bw'umwami wacu ahubwo ari bwo butangiye. Nibwo ngo yamanukanye imbaraga zidasanzwe, ntiyamanuka ari umurambo, ahubwo amanuka ari muzima bidasubirwaho, hanyuma mwambura ifunguzo, akingurira n'abera, azamuka amunyaza ubutware bwose. Turashima Yesu. Ndashaka kukwibutsa ngo ubuzima bw'abakiranutsi bwaca bugufi mu kanya, bwaba mu ndwara, bukaba mu bukene, bukaba mu bibazo n'amadeni n'ibibazo bikugose impande n'impande. Wakwireba ukabona birarangiye, abanzi bakavuga ngo icyo twashaka kirabonetse, ariko idufiteho ijambo rya nyuma, iyazuye Yesu, niyo mpamagaye ngo izi kuzuri, niyo ikiza abafite imitima imenetse. Haleluya. Ndasaba imbaraga z'umwami wacu wazutse n'izamuzuye ngo zize zikuzure. Yobu niko yavuze, aravuga ngo iyo cyatemwe igiti ngo ndetse n'umuzi wacyo ukumira mu butaka, ngo haba hakiriho ibyiringiro ko n'icyumva amazi cyakongera kigashibuka. Imana ihimbazwe. Akiza abafite imitima imenetse. Yarokoye ubuzima bwa Petero. Mbega imbaraga z'Imana zikomeye. Petero ngo araye ari bucibwe umutwe n'umwami Herode w'umugome wari wamaze kwica Yakobo. Ngo ariko iyumva gusenga, iyi Mana yitaye ku gusenga, iyi Mana yumva abakiranutsi, iyi Mana Dawidi avuze ngo abakiranutsi baratatse, ngo abitorero barataka, ngo nuko mu ijuru hamanuka imbaraga zibohora Petero. Asohoka ameze nk'urota atabyumva. Niko nawe ugiye gutabarwa nubwo utabyumvaga, ariko hari imbaraga zigiye kukwambura urupfu, hari imbaraga zigukuye muri uwo mwijima, hari imbaraga zimanutse kuri wowe mu izina rya Yesu. Hari ubutabazi bw'Imana kuri wowe buhembuye ibyawe, buhembuye ubukungu bwawe, buhembuye mu mwuka, buhembuye mu mubiri, buhembuye mu muryango. Imana y'amahoro ikwiyereke mu izina rya Yesu. Ngo nuko Dawidi bamushyira Abimeleki, umwami w'Abafilisitiya, ngo ariko agiye kumva yumva umwuka wera aramwongoreye ngo hari indi tekinike tugiye kurwanisha. Umubwira ngo tangira ucire inkonda, nurangiza utobe ibyondo, ubyisige, ibindi ubirye. Ngo nuko atangira kwigaragura, ngo ariko bakavuga bataye ubusa turakwica ni hahandi. Ariko ngo umwami amwitegereje, ngo aravuga ngo ariko iki kigabo mwazanye hakigisazi, murabona ari we Dawidi? Ku mutima umwuka wera akamubwira atongeza ibisazi cyane. Abandi bati niwe. Umwami ati si we, ahubwo iki kigabo ni mu gisohore kive mu rugo rw'umwami, cye gukomeza kuntera umwanda n'iseseme. Ngo nuko baramusohora bamugejeje inyuma y'urugo rw'ibwami, ageze kure y'aho ingabo ziri, ngo arebye asanga aracyariho. Nibwo yateruye izaburi araririmba, aravuga ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Haleluya. Ni nawe waje kuririmba umurongo wa 20 aravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka amukiza muri byose, kandi arinda amagufwa ye yose ntihagire na rimwe rivunika. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkwiringize ukomere umutima, nkubwire ko ijuru ryatabaye Dawidi ntapfe icyo gihe, ari naryo rije kugutabara. Hari Imana ikunda abakiranutsi, hari Imana ikurengeye, hari Imana ishyize hejuru ubuzima bwawe, hari Imana ikumviye ku munsi w'amakuba n'uw'ibyago, aho abantu bavuga ko bizarangiye, ariko yiravuze ngo ntibirangiye, ahubwo ubuzima burakomeje. Imana iguha umugisha, Imana ibane nawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.